Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? No kwibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe witusira ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere y'uko urebe ino video ujyaho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link imibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa duhamagare ni kuri 078 935 16 tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashemo aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakukundira guza twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakukundira guza twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona akuno gihe ubonekaho ku munsi yageze. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Hano kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Araba ngo aho imihanda ihurira, mbega ngo inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago. Kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Mwa bino bisubizo 4 baduhaye ahantu ubonye handitse ngo ifungana ry'umuhanda, oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko nikiramuka kije noneho mu kizamura akora bashyizemo ngo ifungana ry'umuhanda, urahita umenya ko ari cyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni uwuhe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo kilometero 50 mu isaha, mbega ngo kilometero 40, sega ngo kilometero 30 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ntuzabigireho rero ikibazo. Mbibutsa ko code ariko ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikira aho waba hose mu gihugu tugufashe kubona code nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara ni kuri 078 935 16 tugagufasha kubona code, zaba izo kuri provisoire zaba izo kuri kategori. Murabizi turi mu ntangiriro z'ukwezi, code ziri kuboneka.
mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero rero tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu muhanda ariko igihe ubugari bwawo budatuma unyuranaho nta nkomyi, uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe mw'ibi baduhaye. Umaze kureba iki? araba umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu urafunganye cyangwa ni mugari? Se ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari umunyamaguru umwe cyangwa hari benshi? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubu ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru umaze kureba hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Nta na rimwe uri umuyobozi w'ikinyabiziga wemerewe gutwarira ikinyabiziga cyawe mu kayira k'impande k'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo D. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora, murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, urahita ugikora. Ni ingenzi rero ko wakanda subscribe aho hasi kugira ngo ikizamini cyose gikozwe ujye uhita ukibonera ku gihe, isomo ryose nshyizeho ujye uhita uribonera ku gihe, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Iyo bavuze ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda, igice cy'inzira nyabagendwa, igice cy'umuhanda, ibyo byose ni kimwe. Kiba ari ikirere icyo gice. Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri. Mbega ngo hanyurwa n'ingorofani. Se ngo ahanyurwa n'ibinyamitende, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'ibinyamitende. Ndakeka ko uramaze guhitamo C. Ndakeka ko uramaze kwandika ku gapapuro. Ubonye hari ikintu kiri kukugora uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nkategura iryo somo ukazahita uribonera ku gihe. Wabona uri hafi gukora ukanyandikira kuri WhatsApp nkareba uburyo nagufashamo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga? Ari ngo igare, mbega ngo velomoteri, se ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Barongera bakikubaze neza kimeze gutya mu kizamini urakora, ariko ubone kuri C bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Urahita uhitamo ku giso cy'ukuri ari D, nta giso cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ngo ipikipiki ifite urahitamo C. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite uhita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero duhisemo C kubera ko bari batubwiye ngo ni ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ndizera ko uramutse uhitamo C rero, ndizera ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Ese we turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande eshatu? Ese uri kubona ari impande enye? Kino cyapa gifite ishusho, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura ibi bikurikira. Gisobanura iki? Ara ngo birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Mbega ngo utambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano
urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baguhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ni ukuvuga ngo ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Kubera iki? Ese ari wowe nabo ninde uratambuka mbere? Abantu bari kuza bagusanga cyangwa ibinyabiziga biri kuza bigusanga, abayobozi bari kuza bagusanga batwaye ibyo binyabiziga, nibo baratambuka mbere, kubera ko abaza bagusanga bari mu mukara, wowe uri kujya imbere uri mu mutuku. Mu mutuku ntabwo wemerewe kugenda, mu mukara bemerewe kugenda. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ubonye ikintu cyerekeye ku byapa kiri kukugora, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nabakoreye. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, kubera ko nikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho bino bibazo byose biri muri iyo video. Ubonye utari kuyibona, nyandikira kuri WhatsApp mpora online kuri 0789 355 1626, nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare tubibafashemo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa cy'ahantu haba iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo kari ifite ubuso bw'ibara ryera. Mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Sega ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ushobora kuba utazi icyo cyapa neza neza ngo ni ikihe, ariko ukabuza ukuntu ibyapa nyongera biteye. Murabizi iyo video nayo nari bakoreye, uyikeneye wareba kuri YouTube channel yanyu, wabona uri kuyibura ukanyandikira kuri WhatsApp nkahita nyiguhereza. Ese icyo cyapa cy'inyongera kiba giteye ku buhe buryo? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ndakeka ko waramaze gutamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikiye kumurika mu muhanda nibura mu ntera yikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha, akaba yakugezaho rumuri mu iyo ntera ari mu metero 100, mbega ngo metero 50, sega ngo metero 40, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikintu nakubwira, iyo bavuze ngo nijoro igihe ijoro rikeye, ashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere akaba nta gicu kibuditse kirimo. Babyita ko ari nijoro igihe ijoro rikeye. Hari abantu benshi nakunze kumva bahita bavuga ngo ubwo ni saa 11:45 bugiye gucya, ubwo ni saa 11:15. Oya, ashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere akaba nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo nijoro igihe ijoro rikeye. Hano ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Hano ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 40. Utari wahisemo se, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Hari ibintu biba bibujijwe kubyongera ku kinyabiziga cyawe kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri. Ibihe? Arangwa imitako, mbega ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi bari kuvuga, ubwo nabayobozi b'ibinyabiziga. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A imitako na B ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imitako biba bibujijwe kuyongera ku kinyabiziga cyawe
ndetse n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ngo ufate nk'imodoka yawe uvuga ati reka nshyire ibintu by'ibisanduku mu mbavu, bishobora kurenga ku burumbarare bw'ikinyabiziga cyawe. Ntabwo biba byemewe rero, kubera ko biba bishobora kubangamira abandi bagenzi. Niyo mpamvu duhisemo ko igiso cy'ukuri ari C, A na B ari ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo baba baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu mubare ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyanditse bireba nyir'ikarita bihinduka, aho ugomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu mubare ishinganye, ko murabizi ibinyabiziga biba bisora. Ese ibyo bigomba gukorwa mu gihe kingana gute? A aravuga ngo mu minsi 5, B ngo mu minsi 8, C ngo mu minsi 15. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, mu minsi 8. Ibyo biba bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ndakeka ko namusamo rero B, ndizera ko namusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, bugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ku bihe bipimo? A ngo metero 2 n'ibice 50, B ngo metero 2 n'ibice 75, C ngo metero 3. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Kino kibazo neza neza barongera bakikubaza kimeze gutya, ariko kuri A bavuge ngo A metero 2 na santimetero 50, B metero 2 na santimetero 75, C metero 3, D nta giso cy'ukuri kirimo. Nabyo ntibikugore. Niba bavuga ngo cyangwa bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 250, B santimetero 275, C santimetero 300. Nabyo ntibikugore, murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Kuba wavuga ngo metero 3 no kuba wavuga ngo santimetero 300, ibyo byose aba ari kimwe. Rero ntibikugore bitewe n'ukuntu barabikubaza. Ariko se hano igiso cy'ukuri cyanya cyo ni ikihe? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari metero 2 n'ibice 75. Tureba amaze guhitamo B, n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya bitugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda y'igihugu yagirwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni nuwe buremere? A ngo toni 20, B ngo toni 16, C ngo toni 12, hari ahanditse C ni D. D ikavuga ngo toni 10, D ikavuga ngo toni 10. Ese hano uramutse cy'uko icyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, uretse mu mijyi ku yindi mihanda yewe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifitanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari toni 12. None iyo bavuze ngo bifite imitambiko 3 hatarimo makuzungu, uhita uvuga ko ari toni 16. Ndakeka ko nibaramuka bakigwajije muri ubwo buryo bundi urahita ugikora. Murabizi hano dukosora ikizame kimwe ariko tukabona ku bibazo byinshi bitandukanye, kugira ngo nugerwaho mu kizame cyawe ube wabibonyeho ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe hakurikira. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe hakurikira. Muri make no kuvuga ngo kudepasa nk'imodoka birabujijwe, ariko wadepasa nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande na za velomoteri. Hehe? A iravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura.
se ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisobanuro cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujwe ahakurikira hehe? Hano ibisubizo by'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye biba bibujijwe, hafi y'abanyamaguru banyura biba bibujijwe, ndetse no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi naho biba bibujijwe. Ndakeka ko nusamo D, ndakeka ko nusandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kisamura kora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni. Ese zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange umuvuduko ntarengwa wazo iyo nta mategeko awugabanya mu isaha ni uwuhe? A araba ngo kilometero 60 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 25 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona ico cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisobanuro cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu isaha. Ibintu bya kilometero naka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kugenderaho mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 355 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Kode nziza tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Nkwibutsa ko ukeneye kwiga uri hafi bitagukunda ngo uzatwigane mu shuri, cyangwa se uri kure bitagukunda ngo uzatwigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha mu buryo bwa online. Ubwo buryo dukoresha babwita Google Meeting, ni link tuguha ku batabizi wayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, tukajya turigana tuvugana uri no kubibona. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 16 ibyo byose tubibafashemo. Rero ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga bine ni ubuhe? Ari ngo toni 24, B ngo toni 10, C ngo toni 16, D ngo toni 53. Mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga bine ni. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, toni 24. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Kuvuga ngo toni 24 no kuvuga ngo ibiro 1024 byose aba ari kimwe, ariko habaho ingero kugira ngo tworoshye ibintu. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kiba kigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota buze kugira kuri 20. Ari ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe kibizirikanyije kimuritswe. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo
wamaze kucyandika ku gapapuro, hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B. aba ari itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu, ariko ikibizirikanyije kimuritswe. Utari wahisemo B, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora ejo cyangwa ejo bundi urahita ugikora. Nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo hejuru y'aka kanunga, mu kinyarwanda cyiza tukita kanunga, mwebwe mu ndimi z'amahanga nibyo mwita ngo ni dodani. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, mwebwe muyita ngo ni dodani. Hejuru y'aka kanunga, hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara ngo nshobora kunyura ku kinyabiziga cyose, nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Mbega ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. Se ngo kunyuranaho ibumoso birabujijwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, na B nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Ese wowe hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni C, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Ubundi hejuru ya dodani biba bibujijwe kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Kunyuranaho rero ibumoso biba bibujijwe hejuru ya kanunga. Ariko nujya mu kizami bakakubaza ngo kunyuranaho bikorerwa, bakakubwira ngo igihe cyose ni ibumoso, uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezeho, cyangwa bitewe n'uruhande uri kujyamo, cyangwa n'icyerekezo uri kujyamo, ushobora kunyuranaho bikorewe iburyo. Rero ariko kwa kano kanungaho kunyuranaho ibumoso biba bibujijwe. Impamvu babivuze nuko nzi ko hari ikibazo kibaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Hari abantu benshi bahita bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso. Ojya, aho ngaho uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko hari igihe bishobora no gukorerwa iburyo. Kunyuranaho, iyo bakomeje kunyuranaho bikorerwa he? Uravuga ngo ni ibumoso. Bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, ukavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hejuru y'akanunga rero birabujijwe kunyuranaho ibumoso. Ndakeka ko uramutamo C, ndakeka ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi, niyo nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara? Murabizi hari nimero duhita duhamagara z'ubutabazi. Ese niyo nimero mu gihe cy'impanuka cyangwa mu gihe cy'ubushotoranyi bwo mu muhanda? Niyo nimero y'ubutabazi uba wahamagara mu Rwanda? A iraba ngo 911, B ngo 100, C ngo 112 mu gihe D iri kuvuga ngo 131. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese niyo nimero ushobora guhamagara y'ubutabazi? Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Uba ugomba guhamagara 112, niyo nimero uhamagaraho y'ubutabazi. 911 niyo muri Amerika. 100 niza dukoresha turi guhamagara nko kuri MTN cyangwa kuri za Airtel. 112 niyo duhamagara. 131 nayo ntiyo tuyihamagara, duhamagara 112. Ndakeka ko ramuzamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni icyumezo y'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Uri kugenda mu muhanda ushobora guhura n'amatungo, wenda se n'umunsi w'isoko bayijyanye mu isoko. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga nicyo ugomba gukora mu gihe uhuye n'amatungo mu muhanda? Ari ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga uhuye n'amatungo mu muhanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro.
ikintu uba ugomba gukora uri umuyobozi w'ikinyabiziga ni icyo kuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Akenshi uri kwirinda icyago ugabanya umuvuduko cyangwa se ugahagarara. Rero hari igihe bakubaza bino bibazo, ni ibibazo byinshi ujya mu kizami ukabona bari kuvuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Akenshi ibyo ngibyo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Mu gihe ugiye mu kizami ukabona nta kindi gisubizo wizeyemo 100%, ariko ukabona hari ikivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, ibyo ngibyo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo, ujye ubihitamo. Ndakeka ko na mobe, ndakeka ko waramutse ukandika urupapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo. Ubonye bisi, mwebwe nimuyita ngo ni bisi, mu kinyarwanda cyiza tuyita otobisi, iri kuva aho zagenewe guhagararwamo. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, uri kuza uyisanga, uri kubibona. Ese uba ugomba gukora iki? Ari gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza, mbega ngo ugabanya umuvuduko maze ureke ikomeze, se ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza mu gihe kuri de bari kuvuga ngo menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese hano uramutse ukikurikiranye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ndakeka ko isoko kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoko cyanya cyo wamaze kucyandika mu papuro, isoko kuri nta kindi ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ugabanya umuvuduko nari maze kubikubwira hejuru, mu gihe ugiye mu bisubizo bine baguhaye kubona nta kindi wizeyemo 100%, ariko ubona hari icyo bakubwiye ngo gabanya umuvuduko, hagarara, ibyo ngibyo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo, ujye uhita ubihitamo. Ndizera ko kino kizami dukosaye ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe ututsinda, kuko bari icyagufasha. Kino kizamwe hariya amasomo ngenda bashyiriraho, biriya bibazo nkunda gupostinga bere gukunda kuza mu kizami, ibyo byose ugira uhita ubibonera ku gihe iyo wakanze subscribe aho hasi. Ukeneye kode twandikire, utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye noneho kwiga uri hafi cyangwa se uri kure, mu buryo turabigufashamo mu buryo bwa online, cyangwa se washaka ko twigana turi kumwe nabyo byashoboka, ariko cyane cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali. Warigishije amategeko y'umuhanda ukeneye ko tuguhugura, turaguhugura mbere y'uko ujya gukora, kagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko tuguhugura kuri mudasobwa nabyo tubigufashamo. Rero twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789951626 tubigufashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingezi ko wakanda subscribe, icyo nshyizeho cyose ukagira ahita ukibonera ku gihe, nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.